reka nkubwire Big Mama umuntu ni mugari. Yego. Mugari. Ntago nakubwira ngo twarahaye ngo ndamuzi hoya. Nawe naramubajije ngo twini nkuko imba wibuka umunsi dukorana ikiganiro byari umunsi mitanja mu Bugesera turi ni kera hashize igihe nibwo nimba byari byagenze gute icyo gihe hari habaye bari basize hanze ngo yanyweye inzoga nambwiye ni ibi bintu nibyongereza bari too much sinzanye bashaka kuba tukiri nyina aba close friend kuko ntaga amata n'amazi bivangwa sinzi uko umuntu nabaza numvisha ubujura nkuko bivuze numvisha ibiyobyabwenge ariko simbihagazeho yego kuko sinari impari atagira no nyumva nabi nejo bundi urukiko rukaba rwamukatira cyangwa rwamurekura akazumva navuze ibyo ntahagazeho kuko sinamuganije yego ariko ndahamya neza nashidikanya ko nimva we azanyibwira ukuri azama niko nzaha abantu hari igihe byose bizashira ubuzima nubwe imbere he ni nyine uwicaye nabi nkuko nabikubwiye ababaza imbere ye ubwo na ntanya gusoza kuri JB Rwanda zirakomeze neza cyane ugiye mucirese byatandukanye majyepfo y'amajyaruguru soza n'ingezo zone zirakomeze neza cyane yibayita JB Rwanda nyitwa Big Man kuri kamera ho Joshua. So mbibutsa ko internet nziza wakoresha muri uru Rwanda aho uri hose yakihuta ni internet ya Mango 4G unlimited smartphone pack 15 urenjoyinga downloadinga ukora ibyo ushaka byose. Nufite akabazo waduhamagara kuri 2550 kandi ushaka gusa neza ushaka kwisiga amavuta meza abaye mu maso habe igikotori haba amavuta y'amazi nko benshi babyita nande wajya muri Mowap Group Limited cyangwa duhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe dukorera mu mujyi muri Tedemire niho wadusanga rwose n'inzoga nziza cyane guturuka mu Budage bikagenda neza cyane. Imbere yanyu murahabona Emi hari hashize iminsi hafi umwaka urenga tutabonana kuko buri muntu wese afite byinshi yirukanyiramo nigeze gukenera ko tuvugana biragorana mbwira ko ataboneka ndavuga itsoke ubwo nubone kuzambwe ko umunsi twageze amahirwe yo guhura nawe kugira ngo tuganire. Emi ntangiye musuza mu rwego meze meze neza ndashima Imana. Murasa neza cyane. Kubera Imana. Ibanga ni rihe? Nugusenga. Nta kindi. Nta kigusenga yakuba mbayeho neza nta stress. Nibyo bintu bituma mera ukomeza nyine. Ngiye tumumera neza. Okay, Imana ishimwe cyane. So hari hashize iminsi utagaragara cyane waruhugiye mu biki Emi waruri mu biki? Nta kidasanzwe ahubwo hari igihe umuntu afata umwanya wo gutuza ni iminsi yacu itugoye gushakisha ubuzima ibyo byose bituma umuntu abura hamwe n'umurimo w'Imana abantu biba byoroshye ariko ubu nabonetse. So uko ugaragara no guhera igihe watangiriye gukirizwa nta tandukanyirizo ririmo wenda nk'uko usanga umuntu atangiye kumenyera akavuga n'undi nabonye mu Mana ntacyo watarwa asanga asatereka pink asatangira guhindura look wowe ibanganiriye? Ibanga no gusenga no kwizera Imana ariko sinzi impamvu uvuga ngo mu Mana nta kigenda kandi mbona bigenda. Oya biragenda ndakubwiye hari igihe umuntu ageramo akahita bifata nkaho biri easy akavuga it's okay namaze kugeramo n'ubundi reka nka kwa kundi tuvuge ubu ushaka nka telefone wamara kuyigura wayimarana nk'ukwezi ukahita uvuga ati ndabona ari ibisanzwe ya ukumva nyine nta cyahindutse nayo nkubwiye gutyo. Biterwa n'umuntu kuna afata ibintu by'Imana cyangwa kuna afata Imana mu buzima bwe. Nibaza ko Imana iha agaciro kandi yubaha ihora ari nshyashya mu buzima bwawe ihora ihindura mu buzima bwawe ko uyu munsi yakwigaragaje ejo siko bimeze. So rero ahubwo numva ari umuntu navuga ko ari nk'intege nke cyangwa kuba yaho atabasha kwihanganira ibimugerageza ko. So muri no minsi waruhugiye mu biki? Muri iyi minsi hari ahantu narindi mfite nyine ubwubatsi n'ibyo nari mpugiyemo. Biri kugenda neza? Biragenda uko biri kose. Ni inzu yawe ni umuntu waguhaye wenda kumuhagarariyeho urimo kumufasha bimeze bite? Ni umuntu wari wampaye nyine ikibanza urumva iyo umuntu agwaye ikibanza nawe nk'umugabo uragerageza hamwe n'Imana rero bigenda bicamo. Konzi yuko bigoranye kukubaka inzu muri Kigali. Emi ibanga uri gukoresha nirihe kugira ngo ubashe kubaka?
none se ko mfite Imana kandi ikaba ifite ubutunzi feza n'izaho ari ibyayo ni gute se nta kubaka abandi bose ko bubatse yego ntago simvuze ko nubatse inzu zihambaye ariko n'agato kava kwigumya inzu yaruzuye uracya nyine muri make ugeze uri kubaka ntago navuga ngo yaruzuye kuko kubaka nibirangira ariko uko biri uko biri wenda wajyamo ukaryama ntago narara hanze urumva ko ari ibintu byiza cyane kuri Imana ihabwa icyubahiro ni muri Kigali ni mu nkengero Kigali se biroroshye ntago byoroshye ariko aho ariho hose bipfa kuba nyine ari aho Imana yashimye so ubworozi bwo buhagaze gute ubworozi nkweruka cyagiye naje kugusura Nyamata bikumbwira nyine cyafitemo imbogamizi menya hari undi muntu wakongeremo ingurube niba byarakundi niba yarabishyize mu bikorwa simbyiza yarabikoze yego okay Imana ishimwe cyane aka kanya ho bihagaze gute bimeze bite urumva byose byagiye mu kintu kimwe ntago nyoroye ariko kuba mfite ahantu ngiye kuba ndi bizansaba kongera gutangira no mbe mpibereye nta binstressa urumva ariko ko biri byaramfashije byaragufashije okay so ni byiza cyane uherukana ryari navuga nk'aba reka umwe mbe mushyize ku ruhande John ari we Jado kano kanya ntago ari kubarizwa abajya bavuga ngo buryo bajya bangari mu gihugu cya kabiri abaneshe no bajya bavuga ngo ari mu kindi gihugu so amakuru kano kanya hagaze kuko ni bimwe muri cases zitagiye zivugwa cyane kugira ngo bimenyekane cyane niburuka amakuru bimeze biteka kanya bigeze he ewana naba nkubeshye kuko se namusura nanjye numva nabandi kandi buryo inkuru mbariranira tuba yego sinavuga ngo biherereye he gusa ninshobozwa nzajyayo nzigera kuri teri uzegera kuri teri ni gute wambwira yuko utabasha gusura umwe mu bantu navuga ko mwabanye mu bihe byiza n'ibibi byanyu haba bimwe mwari murimo mbere haba nyuma mutangiye gukizwa ukumva ndakeka nta mezi 6 ntashize ngira ngo ariyo ukaba utarafata wa gatanu wa umwe uvuga ati muri wa gatanu umwe muri aya mezi 6 ubwo urumva ani ya gatanu 6 oya ndabeshye ni ya gatanu 24 sibyo nguvane mu munsi umwe ujya kumusura birumvikana ku bantu babyumva bumva ko nyine nta bushuti cyangwa ntacyo ariko njye siko mbibona njye nta kibazo yego nshobora kuvuga ni kuba naragiyeho nta makosa ariko ku rundi ruhande ntago ari amakosa kuko ubuzima bw'isi buratugoye yego na yego nakigomwe kimwe nkajyayo ariko uko mba numva mbishaka siko byagenda gusa urumva ni ibintu ngomba gufatira umwanya nkajyayo mfite ikintu runaka ndi bumusigiye kuko umuntu hari abakeneye ibintu byinshi kujyaho nkamureba nkamusekera si cyo cyangombwa ahubwo icyangombwa nicyo musigiye kimufasha ko nzi yuko n'ibihumbi 5 burango muri gereza bikora hari umuntu kubwira ati na desa no kubaho umuntu 500 ngo ari gihe usanga rwose amufashije cyane ko ikintu naragerageje kugira ngo mbaze ngo hari kode boherezaho ntago nazibonye akoherejeho n'icyo gihumbi cyangwa na 2 yego ikindi kuvuga ngo ngiye mfite 5 wumve hari depense hari ahantu ni kure yani kure gutega nkeka ntago nzi niba hari imodoka zijyo simbizi ni kure rero urumva kugira ngo usure umuntu imageragere ni nk'ibihumbi tuvuge neza ugire n'icyo musigiye singa 15 cyangwa 20 15 cyangwa 20 rero urumva nibyo nari marimo iminsi haje kubamo uburwayi kuri nge kuri mama cyangwa n'abavandimwe urumva nibyo byo kubaka nanjye ubwanjye ntago nabonaga n'umwanya wo kuvuga ngo nanjye niyiteho rero urumva kandi ngijya gutera uburezira bw'ibanza ntago gusa ariko ubu nahugutse uko biri kose nzajyayo nanjye mfite gahunda nzabipanga mbikubwire twamenya harya gusurwa si umuntu umwe mbere kwinjira ngira ngo cya covid yararangiye simbyibuka neza covid yararasi mbona se n'abanyamakuru bajyayo nanjye nari navuze ko nshaka kujya kumusura ntago ari umuntu twabanye nabi namusigira 5 namusigira 10 tukanaganira so tukiraho ngaho mushiki we naramubajije ko mushiki we yasigaranye telefone ye njya kubona arapostinze ndamubaza hey waraje bro welcome musaza nukuri ko Imana ndishimye ahita ambwira we ntago ari we ndi mushiki we so
nagiye kumubaza aranyihorera havuzwe ibintu byinshi ubundi inkuru y'ukuri ndabizi uri umwe mu bantu buriya mujya kurokoka mwari abantu bangaye batanu ariko wenda bari active cyane dukunda kubona ni wowe ni Ige yego nkuko muri bane niwe muntu muri abo bose rero uburyo tuje tuganira rwose nkavuga iyo ryo tuganiriye neza havuzwe ibintu byinshi habaye iki yazize icyo ubundi wenda ukuri wenda uzi niba warabashe no kubaza wenda umuryango mu by'ukuri nanjye nkuko nabivuze mu kanya gashize ntago amakuru mfite sinyahagazeho yego ni nyine nibyo abantu bambwira kuko bamufata sinari mpari nari namaze n'iminsi tutavugana buri muntu urumva yarahugiye mu byo ashaka ubuzima ntago namenya ngo yazize iki nibyo numva ibivugwa none mbarirano nakumbwiye kituba iratuba ariko ibivugwa buriya no mwitangazamakuru ibintu byemewe iyo uvuze ngo hari ibivugwa ibi nibi cyangwa se ukibaza nk'urugero ukiba ukandika nka titre ugashyiraho akabazo ntago ubu confirm uri kwibaza nta n'umuntu ajya kukuregera iryo titre ushobora kwandika igititre gikomeye cyane ariko ugashyiraho akabazo ndibuka ndimbata bakimufunga hari umunyamakuru ni Jalas rumwe mu banyamakuru nzi babahanga pe yaranditse ngo ndimbata arafunguwe ashyiraho akabazo abantu benshi bamuhamagaye bamutuka n'abanyamakuru bagenzi be bandi arangije arababaza mwasomye neza mugenda murebe ko ntibajije bagiye bose bagaruka bamubwira ati Imana yanjye kuki koko bati mujye musoma neza akabazo karemewe ku ruhande rwawe nibiki byavuzwe nyine habaye icyo bundi big masu biri necessaire nyuma ya kamera ndabikubwira abantu babimenye erega do urabimbwira first of all nuko bamenya ko ari yo sibyo kandi umuntu kujya hari urukiko rwakubwiye ngo ni 30 jours nuko hari icyo bagukekaho ntabwo ufite icyaha babagukeka kwiba se ibiyobyabwenge se gukubita se ni nkeka ko ari byo bintu ubundi bitatu usanga urubyiruko usambanya umwana se gusambanya umwana uzi impamvu se kubera ajya no mu rukiko nakubwiye ko bamufata sinari mpari ajya mu rukiko sinari mpari ariko ni musura nzaza mbabwire ntabeshya ntabwo utabeshya kandi ntabwo ari byiza njye ni musura nzamwibariza byazambwira nzababwira so ibivugwa rero njye numvishe ku ruhande rwanjye ibyavuzwe nibyo ndimo kugarukaho sibyo ibyo ndimo kugaruka yuko byavuzwe havuzwe yuko kwiba havuzwe ubujura ndetse n'ibiyobyabwenge nibyo bintu bibiri giye byavuzwemo cyane umwe akakubwira harimo ibiyobyabwenge undi akakubwira harimo ubujura so sinzi umuntu nabaza numvishe ubujura nk'uko bivuze numvishe ibiyobyabwenge ariko simbihagazeho yego ko sinari mpari atajyana nyumva nabi nejo bundi urukiko rukaba rwamukatira cyangwa rwamurekura akazumva navuze ibyo ntahagazeho kuko sinamuganije yego ariko ndahamya neza ntashidikanya ko nimva we azanyibwira ukuri azama niko nzaha abantu abakunzi be n'abari bamuzi niko zaba bakunze nari bamuzi so numwazi satani urimo kuba gucika intege byaranze siko navuga gucika intege byaranze gute nyine umwanzi intege z'umwanzi gucika byaranze gute se akomeza kubataka buryo yuhagaze ntago yatatse wowe wenyine se cyangwa yatatse undi wenyine sinamya neza yuko nakumva ngo yego ibiturwanya ni byinshi yego ariko se iyo bikurwanyije ukora iki uhagarara ute abasirikare bose bagiye ku rugamba baratsindwa oya none nutsinzwe byibuze aba yagerageje ejo akongera so rero iyi si tubayeho ibintu bihora bimeze gutya nta guhagarara nta gutuza no guhangana ugashikama nyine no gushikama si cyaba tuvuga wenda hamijwe kimwe mu cyaha kimwe muri ibyo kuko n'ibyaha bibiri bivugwa nyine ubujura n'ibiyobyabwenge nibyo bavuga ariko nibivugwa nanjye navuze ko ari bivugwa ndavuga ibivugwa simbihagazeho mwabantu mwe mudukurikiranye hatagira umuntu utuza muri comment ngo n'undi nabibonaga katabireka oya nibivugwa kandi ibivugwa biremeye mu itangazamakuru rumaze zirakoreshwa cyane wati naciye ku muhanda numva bari kuvuga ibi so si cyaba ari igisebo
haramutse ahamijwe n'icyaha kimwe muri cyo cyaba ari igisebo kuri mwebwe ndavuga mwibane gute cyaba ari igisebo icyizere si cyaba cyaratakaye gute icyizere hano cyaba cyaratakariye kubona muri timu y'abantu bane bavuyemo abantu babiri ukabona uburyo bahindutse none se reka nkubaze Big Ma yego umuntu umwe aza Yesu 12 yego imwe iramugambanira cyane ako ntibyabujije izindi gukomeza umurimo w'Imana kandi zose ntago zasebye so rero icyaha ni gatozi iyo biza kuba bizikora kuri twese tuba turi hamwe nuko nyine biri kuwo biri nka Jado nanjye ni Emmanuel n'uwitwa ndi rero ntago numva ngo ni igisebo yego umuntu we ku giti cye niwe ngo wicaye nabi ababaza imbere ye ntago wakicara nabi ngo urindire kuzabaza imbere hanjye ntibibaho rero nta gisebo ntacyo igisebo kiri kuwo nyine kiriho ntago kiri kuri njye ntago haba harabayeho gutatanya imbaraga kuko iyo urugendo rutangiye hari uba ufite imbaraga nyinshi hari n'usanga asaba ko bamusindagiza none hari n'usanga bisaba ko bamuterura uri inyuma wa undi mo mwese muzi ko bashawurawe usaragera ku gisimenti reka tuterure reka nkubwire yego Big Ma urugendo rujya mu ijuru ntago habamo yego gufashanya no kubwizanya n'inama bibakenewe ariko se ni munsi twageze ku muryango w'ijuru zabwira Imana ngo uyu nguyu ntago yinjira kuko atankuruye hoya ariko kumufasha si byabaho kumufasha ikintu cya mbere afite Bibiliya yego azi gusoma no kwandika afite n'inama twabanye deja twese uko twe turi muri lokali yego ntawo bajyaga kwigisha ngo umwe bamufungirane nta nubwo twajyaga ku rusengero ngo umwe pasiteri yigishe umwe bamusohoye oya ahubwo buri muntu agira ibimugerageza akamenya nuko abyitwaramo rero kuvuga ngo hari ufite imbaraga hari uwagatera uyundi yego twakagiranye inama ariko se nimba ntawe zikugiriye umutima nama wawe umaze umutima nama wawe wacu abantu hajya usanga ahubwo urimo kukugira inama mbi nk'ubu ngubu kano kanya ukaba wicaye uvuga ati hano wahaguruka nkigendera ko tuba atari kose umutima nama kwa tukubwira ati wihaguruka ahubwo Big Man musubiza ibintu bitajyanye n'ibyo akubajije paka utashye ariko nshobora kukubona ko utangiye kunsubiza ibintu bitajyanye nkavuga man wabaye iki bro mbese uri kumbwira ibiki chill down chiringa n'utabishaka nk'urugero bati utabishaka ko yamusubiza ubusa igendere umutima nama w'umuntu bamya neza ko uri mu bintu bimugira inama ahubwo se umutima nama wawe kugiriye inama wo kora iki Big Ma hari igihe bishobora kwanga ese nimba uri umukristo wapfukamye gasenga ko ku Mana ntawe ukugirayo wigererayo ushobora gusenga yenda ntago kusenza ariko uhita usubizwa ariko nimba wizeye udashidikanya ko ya Mana wakurikiye ikora ifite ubushobozi nta cyatuma utizera nyine ngo wihangane ntago igihe cyose mu buzima bwacu ntituzabare dutegereje ijambo yego ry'ako kanya umuntu ashobora kukubwira ngo yigare umwana w'umuntu ako kanya icyakubwiye ngo yego ukakibona nyuma y'iminsi 3 rero n'Imana ushobora gusenga ikakumva ikagusubiza ako kanya bitewe n'uko ibibona n'uko ubona ko ibyo bintu bikenewe koko kuko iturebera ibidufitiye akamaro kurusha uko twebwe tubitekereza rero iyo utazi kwihangana muri uru rugendo no kwizera udashidikanya ko nabyo byongereho birakuvanga yegereza mikoro birakuvanga navuga ko ari umushuti n'umuvandimwe uri mu kibazo sinzi uruhande rwawe warwerekanye wenda ko ubushobozi wenda aricyo kibazo hari ibyo uba wiriwemo nawe uri kurwana n'isi rega umuntu wese ari kurwana n'isi kugira ngo arebe ko yaburamuka ejo akabaho haka tugize uburyo burantitwanabwira n'abantu bakagira uburyo badufasha mora hariya ni ahantu haba hakomeye cyane hari ibintu byinshi biba bikenewe sibyo Big Man ntabwo najya kubwira ngo abantu ngo bafashe cyangwa iki nabo ni abantu yego bazi hari ahantu ahariho yego
ya uwa abakunzi be iki mushiki we ni ugifite nimero ye yego bayamucishaho yego akazamusura nanjye nashobozwa nkamusura kuko oya vuga nimero yawe kano kanya oya buretse abantu umuntu turute abantu duteye bitandukanye bigima ejo hatazagira ikintu kingarukaho ngo umuntu runaka yamaye amafaranga nta nayo yenda yamaye kuko nakoze ikiganiro kuko bumvishe ngo nakoze ikiganiro mbivugaho bagatekereza ko bamaye amafaranga nimero ya John iriho ikoreshwa na mushiki we. Okay, wafata telefone yawe sibyo niba bitakugoye ugasoma nimero ya John n'ubundi ifitwe na mushiki we ni umufamiliye nyine ni mushiki we sibyo nta kintu kibi yakora niyo yayarya niba wenda ari nk'inkunga ari kariwe n'umuryango we nibyo so reba nimero ya John man ahantu hariya n'ahantu habi umuntu ugiye niyo yamara icyumwe nuze kubwira ati bimeze gutya kandi notekereza ndibaza ko cano n'isi yawe yego uwabikenera yakwandikira ukazimuha ya muri hari ikibazo. It's okay baze kureba muri about ya cano hariho nimero yanjye bwite ndabivuze nago arantu mba narayihishe uyikeneye wenda akenshi ari mpamagara akagira iki umuntu uyikeneye aza kunyandikira kuri WhatsApp kuko hari igihe ushobora kuyivuga igihe na mushiki we batamwizera arega umuntu Nimugari tugire turebe yuko twamugura n'isukari kuko mfite gahunda nangiye kujyayo mfite gahunda yo kujyayo nzakubwira tujyane n'undi nawe uzaba uhari kuko nzashaka imodoka tugende tujye kumusura abazemererwa kwinjira naho ngaho nibemererwa kwinjira umwe nzakure kugende winjire muganire nkutegerereze hanze nuturangiza dutahe so nihagira umuntu ukenera nimero ya John ni mushikirimo kuyikoresha gusura yenda uko nagiye mbyumva gusura uko mwagenda yego murandikisha mwandikisha mbere cyamugezeye ntago nayamakinga ashaka ko wandikira mbere muri corona niwe wabanza kugahamagara ariko uragenda ukandikisha nkuko byahoze basura 1930 nimba mugiye kumusura muri babiri cyangwa batatu yego ntago menya nimba byemewe ko aza asohoka no mwandikisha mwese mukagenda nyine mukamusura ibyo mumuha cyangwa ibyo muganira bagira iminota sinzi yego mugasohoka mugataha ariko nk'itangazamakuru urwo sinzi oya ntago byemewe na telefone arantu yise na telefone arantu yise ko ari ibitangazamakuru ngiye mbona biriya bisabwa mbere tukajyayo so icyo gihe twamusura nk'umuvandimwe tukagenda tukaganira na so nk'abantu mwe hari ahantu nagara ahantu horoshye kuhaba n'ahantu hagoranye kuhaba icyo yakoze cyose bajya bavuga ngo na muri Bibiliya bavuga ngo ndacya kirara cy'inzererezi n'urukundo rwatumye biri muri Luka yego rwatumye se cyakira ko isa cyakira harimo n'umugani w'umwana w'ikirara yo umwana w'ikirara burya ariko kano kanya n'umwere harya ubivuga gute tureke kuvuga ngo yenda ngo ibiki twe ko mutemera ahita cyangwa tumuhamye icyaha nibyo nkubwira nyine kano kanya ntagarakatirwa aracyari mu minsi 30 yego yo kuba barimo kureba ise koko nibyo nibasanga atari byo ahita asohoka agata kuko ngubu nta cyaha kimuhama gusa haracyari gukora iperereza hasigaye kuburana mu mizi icyaha cya muhama bikahita bikajya hanze so none dukurikiranye nta kindi abasaba no kumusengera cyane bajye ku mavi tumusengere agaruke kuko bajya bavuga ngo umuntu ugukunda ntabwo akwifuriza gufungwa ntabwo bibaho so Emi ubwo ndimo kugenda nzamuka ejo bundi nabonye nahuye na Claude twagiye gusezera Blavan nako yanga nahuye na Claude mbona ameze neza ambwira yuko yatangiye gukora ari gukora nyine na hariya ku rusengero wow umva nyine ni ibintu binshimishe cyane muraheruka nawe Claude Claude turavugana umunsi ku munsi Claude muravugana okay ni byiza cyane naricaye ndeba ikiganiro isi yakoranye n'umushuti wanjye rwose kuba mu mentioning nizere ko nishimye cyane yakoranye na HIGUE muri Expo ndakireba ndakitegereza ndavuga HIGUE ngomba kujya kumusura
naramuhamagaye Hige ndambwira bro ko nshaka kuza kugusura arambwira ati niba ushaka kuza kunsura it's okay ntarebe ngwino ahantu twavuganiye guhurira ntago twahahuriye sibyo kubera yuko yarambwira ati ndi njyenyine mu rugo byangora kuva mu rugo ahubwo so waje mu rugo ariko Hige njya kumusura ngira mu rugo hano hirya iki ndakeka kuhaze igikondo hirya waragiye nze kwa Hige muri iwabo hano uzi kwa Hige n'ahandi hitwa hirya gatoya naragiye njyayo natunguwe gake n'uburyo nasanze ameze naratunguwe ndavuga sinzi ikibazo Hige undi mperuka kuganira ryari Hige hari igihe nyine tujya tuvugana kuri telefone gusa tumaze iminsi tutabonana mumaze iminsi mutabonana kuko nanjye ubwanjye nibyo nakubwiye ngo kuboneka byangoraga yego Hige none sinzi uburyo ndewe bivugamo hoya siri gutinya kuvuga iki ntago natinya kuvuga Hige natungwe nuko nagiye nkasanga yambaye igitenge Hige n'ubundi ni Kuri yasanzwe ameze ya mwarabanyura muzi ubundi Hige bimeze bite barumbwiza ukuri kandi reka nkubwire Big Mama umuntu Nimugari Nimugari ntago nakubwira ngo twarahaye ngo ndamuzi hoya nawe naramubajije ngo twini nkuko imba wibuka umunsi dukorana ikiganiro byari umunsi mitanja mu Bugesera ni kera hashize igihe nibwo nimba byari byagenze gute icyo gihe hari habaye bari basize hanze ngo yanyweye inzoga kandi nabwo agari ni isiyaka wabikoze ubwo sinzi nimba wibuka namubwiye ni ibi bintu n'ibyongereza bari too much sinzi abanyibasha kuba tukiri nyina aba close friend kuko ntago amata n'amazi bivangwa sibyo yego rero byarangiye gutyo Hige nyine muri uru rugendo twese turamaranira kugana mu ijuru kandi ikikudindiza ugerageza reka ntago nibibaho gute se nimba ntagukuraho umugisha nta kindi kintu naba nkukeneyeho ndisi ntagukuyeho umugisha singukureho ibintunga muri iyi si nta kindi ni ikihe kindi navuga ngo ukeneyeho Diego ni umushuti wanjye sinamwanze yego anytime ibyarimo hari igihe ari urugamba arimo sinamutera ibuye sinamujajinga nanjye ubwanjye ndabanza ngo nisobanukirwe the making sure ko nanjye ndi ntungane cyangwa byibuza ngerageza uko nshoboye nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ngerageza uko nshoboye ikindi hari igihe byose bizashira ubuzima n'ubwe imbere he ni nyine uwicaye nabi nkuko nabikubwiye ababaza imbere ye ubwo ntawamenya njye naratunguwe nukuri ko Imana aratunguwe naranababaye cyane naramuhaje mwana nahise ni gute umuntu w'umujama yere mu rugo aba yambaye igitenge yaje kumfata ku muhanda ntago nari kubishyiramo ibintu byo ku muhanda byo hari uburyo hari imirongo yanjye nkoreramo ku buryo ntabishobora uze kwicara umuganirize basi no kuri ngiye ku ruhande rwanjye nicyo nakubwira ukora imbaraga zawe ushoboye zaba nyinshi cyangwa nkeya Hige umubwire nyine urebe ko ari cyo yakumva kuko naramubajije ngo pasiteri wakubatije nabona uri gusa gutya ntari bubabare yarambwiye ngo umuntu ni mugari exactly nanjye nabikubwiye gute se umbaza ngo ndamuzi atinyuka kumva ko na pasiteri yari mugari Big Mareka nkubwire mu Kinyarwanda baca umugani ngo umuhana avayo yego sinzi nimba ushaka kumva icyo mvuga umuhana ajyayo umuhana avayo yego rero ni mukuru ndibaza tunganya nk'imyaka cyangwa nimba nta muntu utaranduta kamvuge gutyo ibyo akora arabizi hari ukuntu ubu buzima Big Mama natwe kuba yenda tukigerageza reka mvuge gutyo kuko ngo nta mwere n'intungane bwira 17 nuko habayemo kwihanganira ubuzima waburara ukumva ko n'undi yaburaye
ariko hajemo ikintu cyo kuburara ukibuka bwa buzima babagamo kumva ntiwaburaraga cyangwa waba wabuze telefone ukibuka ko hari abazikuguriraga ntiwibuke ibyo wasizeyo n'ibyakubayeho ngo rero n'ubuzima rurimo nimba byibuze 80% ufite amahoro yo mu mutima big man ufite kujya mu muhanda abantu bakagusuhuza mbere baragutukaga barakuvumaga ibyo ntubiha agaciro ahubwo ugaha agaciro ibyo urebesha amaso nibyo ndenda kubwira ngo hari igihe umuntu agira amaso akareba hano kuzuru ntareba imbere icyo gihe biroroshye guhita usubira mu byo wavuyemo kandi mu buzima nimba hari ikintu kibi kibaho ndibaza ko nta muntu reka mbivuge neza nta muntu waruka ibirutsi ngo agisure ajye kubirya reka ntibibaho rero iyo bigenze kuriya ewan aba ari urugamba rukomeye n'amasengesho abakunzi be n'uwamutoje kuba ige nawe agerageze amusengere ubwo umubyeyi wacu uwo mvuga ariyumva ari cyangwa baramuzi hamwe n'Imana no gusenga ko nta yindi nama nge namuha sibyo kumusengera Imana igakora ibyayo kuko ngo nta wahanutse nimba byiyemerera cyakora iyo uza kubimbwira gutya ntarabonye ikiganiro yakoze nari kuvuga ngo big man wabaye iki nka bya bindi bisanzwe tuzi ariko kuva babyemerera nakomeza amahirwe masa nk'uburamutse koko ukareba ibyo yemera n'ugasanga biri nibyo nyine nibyo wabyakira gute kuko ari igihe umuntu avuga ikintu urabizi ko kino gihe hasigaye ari ibintu byo gutwika ejo bundi nabonye ngo abantu bashakanye bamaze gushakana babeshya ko batandukanye naho ngo byari ugutwika ngo bari bagiye gusohora indirimbo uramutse usanze noneho atari ugutwika biririyo neza ntabwo nibaze se gutwika ariko hari abantu batwibuka ubona ko banatwika yego ariko iyo umuntu mukuru ureba urareba sibyo nta kindi kirimo naduhereye amaso ni ukureba amaso agahereza ubwonko ugatekereza ntabwo nshobora guhamya neza yuko agiye cyakora yenda ashobora kuba ari gutwika kambivuge gutyo kandi bibaye ari n'ukuri ni ubuzima bwe ntabwo ari ubwanjye nta nubwo namujajinga ntabwo namujajinga umuntu abaho ubuzima bwe akabufiringa kimwe nk'uko wasanga ari intungane kundenze nabyo birashoboka rero Imana yo yonyine niyo yo kumujajinga kuko nizi imbere ye njye nshobora kuba ibyo ndebesha amaso y'inyuma ariko mu mutima we ahagaze neza we n'Imana rwose ari oke rero we n'umutima we niwe uzi ukuri n'Imana ye ubwo ingororano azi ikibi n'icyiza azi ukoze nabi icyo ahembwa azi n'ukoze neza icyo ahembwa ubwo rero we nihitiremo icyo asaba abakunzi be bamwe bamukunda bamwe bumva ko bavuga yo ige gutya na gutya ari kwitwara neza Imana ishimwe kuba yahindutse bo nicyo wabasaba icyo nababwira navuga ntibamwanose mba baramukunze nka ige n'ubundi ige ntabwo yahindutse bakomeze bamukunde bumve ko ari warega hari ikintu abantu tujya tureba ukaba warakundaga nk'umuntu yagira akadefo runaka ukamuvaho ese ubundi urwo ni urukundo ese bo barera 100%. Se Imana igiye kubajajinga basanga bameze neza uko bakosa uko bacumura ku kantu kangana gute mbere y'Imana ibyaha byose birangana yega abana b'abantu ntabwo tubifata kimwe ariko nge ntabwo nakora icyango ngendeye kuri wowe big man oya nta kigendera ko mvugana Imana nakoze iki kuko ngendeye ku mwana w'umuntu cyangwa gushimisha abana b'abantu nge nakibabaza cyangwa se nkakora n'ibidakwiye birenze n'ubushobozi bwanjye oya ngewe nshaka kuba nkanjye nishimye nka Emmanuel anashimisha Imana kuko niyo mugenga w'ibihe niyo ituma wa muntu ankunda cyangwa se agira n'icyo yamarira atabaye Imana ntago umwana w'umuntu yakibwiriza rero icyo nababwira bimutererana nibamubebe hafi ufite icyamufasha mufashe nkuko yakabikoze n'ufite inama yo kumugira mugiye n'ushaka kumuganiza muganiza mwegere arega hari igihe wasanga afite ikindi kibazo runaka yego
ariko burya ngo hari abantu ntihagapfuye abandi ya nibaza ko kuvuga niba mukundi nkiri nkwara ige ukibona byakire guta ko kanya ari uburyo bakumva umuntu avuga ngo shana kubiswe n'inkuba ari uburyo nyine umva abantu bakoresha amaterime ngo naragagaye ngo nahise njya muri koma ukibyumva wowe umbesha umeze ute Big Mama mugihe nyiri kuri iyi si ngewe numva ko ibintu byose bishoboka mu buzima bwanjye nta kintu kijya kintungura ngo ikintu kibe ngo numve ngo kirantunguye yego igashobora kunusha ku mutima nkavuga nise ige kweri nshuti yanjye ariko ntago ntibyantunguye kimwe nk'uko ushobora gusanga ari igihe mu bikurenza ige birashoboka ige wakaba yarateye intambwe akabigaragaza ariko ntago wabura kubabara mu kuntu we nkawe rero nibye nibye reka nawe uhangane n'ibyawe uri umwe mu bantu tuvugana bazimiza cyane ubwo umuntu udukurikiye nyine batabasha kuzimiza ngo yumve ubwo sinzi rwose oya nta kintu najimishe ndibaza ko natanze ikinyarwanda cyumvikana mbere ko udaheruka kuvugana n'umuvandimwe ngiye kongera mbahuze muvugane umuganizeho gatoya inde kumuhamagara telefone ye aramfata asuba ntiyaryamye wasanga ari no mu kazi mwihorere mureke wabona ari no mu nta kazi afite nese akazi kose kugira ngo nako mu biro ati yaratetse se ari mu masuku kumuhamagara ivuyeho nabonye afite indi nimero ya kabiri kandebe niba nyifite hano muri Truecaller niho njya nkunda kujya gushakira nimero mufite ni 079 ngiye nayibonye so ngiye kumugerageza muhamagare so gusa abantu musenga abantu mukunda igenge ku ruhande rwanjye bafata umwanya bakamusenga nakuri ko Imana byaba ari byiza kurushaho nawe yisengeri nabonye buryo nyine okay ntari bambwiye ngo n'uburenganzira bwa ariko uburyo bwa burenganzira burebe ukabona none se mbumwambure ngende mujyemo imbere nibibaho bitameze neza cyane so ubona atari gufata telefone so reka tube tubyora ubwo naza kumfata tutarasoza ikiganiro nabyo turabivugaho none wowe muri no minsi urateganya iki murateganya iki nize plan ufite imbere hawe Big Man ubundi plan abari zazindi no gushaka ubuzima no gutera imbere yego no gukomeza umurimo w'Imana nta kindi ibindi uzagenda ubimenya kuko nibyo nyine ndi guteganya yego umubyeyi muheruka kubona na ryari ari we wabavanyeho mwari muri akajya bamwe bakabasha gutera intambwe burya bajya bavuga ngo nta rugo rubura umuntu uri aho ngaho reka ndiko kuvuga rya jambo rikomeye bakoresha nta rugo ikinyarwanda rega n'abatwumva n'abanyarwanda bakoresha ikinyarwanda ko ntago ari bakizanye ngo nta rugo rubura ikigoryi niko bajya bavuga so umubyeyi we ntago ndabona umubyeyi we muherukana ryari kugira ngo wenda ku ruhande rwawe turavugana yego turavugana nawe abari mu bye bari gushaka ibiteza imbere umuryango we n'urugo rwe tuvugana nyine kuri telefone ariko tumaze iminsi tugiye tutabonana igihe tumutabonana ibutsa abantu imbuga nkoranyambaga za nimero ya telefone niba nta kibazo kuyitanga imbuga nkoranyambaga nkoresha ni WhatsApp nkoresha WhatsApp na email na Facebook ugira na Instagram ugira ndibaza ko Facebook se ikintu ntitaho sinjya nyikoresha kuko ubonetse wese arayikoresha yaba barumuna banjye ubwo ugiyeho wese nyine Facebook yanjye yego Nemisan yeah okay so ni byiza cyane nimero ya telefone nisanzwe sini bayize oya 8 54 62 yego 403 mazina ni Emmanuel nagerageje guhamagara yige ndimo kuguhamagara ambwiye yuko ngo ari mu rusaku ndi kumusaba ajye ku ruhande
ndibuka umusaba agiye ku ruhande basi muvugane ni mwamusuza isegonda imwe cyangwa amasegonda abiri necessary kandi mfite telefone ndibahamagare Higo twanavuganye mbere yuko nza mu kiganiro kandi bambwiye ko mudaherukana kuvugana se kereka nimba ari ikindi kintu ugamije oya nta kindi ndasura ari ikindi kintu ugamije nta kindi kintu ugamije so arakantu wambwira ko ntiwakuzuza neza ku nzu inzu igeze he iki niki kibura rega hano ni muri famille muri famille nyine bizakuzindure nese ni ngo arega ntago ari ngombwa ibintu byose bijye ku karubanda big ma turi bakuru hari abashobora kuvuga ngo nukwiyemera sinzi yaje gusaba kugira ngo bigende gute no biraho nyine nabyo no kwabimbaje ubundi nta gahunda nari mfite yabyo so ari gihe wigeze kumbwira ngo nkubajije ku cy'umukobwa urambwira ngo igihe ntago kiragera kuri ubu bihagaze gute ufite girlfriend ufite umukobwa mwenda kujya mu rukundo uri kudatinga bimeze bite nta na kimwe muri byo kubera iki kuko nyine igihe kitaragera harabura iki yego urabona bundi igihe hari igiki umusore wese w'i Kigali iyo afite aho yarara ariko ntago nagira aho ndara ndacyabi iwacu uracyabi wanjye ariko uri kubaka nese kubaka yenda ndi kubakira umuryango wanjye so ndacecetse ngo ndacecetse niba uri kubakira umuryango wawe byaba ari byiza cyane abakobwa bose bagutereta ko batajya babura ubu urababwira ngo uracyari kwiyubaka biterwa n'icyo wita gutereta biterwa n'icyo bita gutereta ego bitandukane urambwe ngo biterwa reka nkubwire muri iyi si harimo ibintu byinshi big ma harimo ibintu byinshi rero utitonze wazisanga waguye mu rwobo mu rwobo ya emikomo n'umuvandimwe yanze kumfata ubusenda bigenza gute ntago ari ngo kandi numvaga nshaka ko muvugana mu kiganiro basi namusengera nese mukoresheje ikiganiro abantu ntibamubona turi gusoza fata kandi dusengere kugira ngo tutandukane amahoro ariko ntuzajye ugorana no kukubona no kuri ntago ugorana reka abantu batabyumva nabi urabura ku kinyarwanda cyuzuye urabura cyane ndabura ariko ni biri na ngombwa ntabwo ari ngombwa ngo nyine iminsi yose naje aho hari byinshi byo gukora so umuntu wese ugushatse ubu waguhamagara none yakubona oya ntabwo yambona none ese koko warambuze cyangwa ni akazi kenshi kagutwaye nawe narakubuze arigengeze kugukenera ndakubura ubwo nibyo sawa twagiye none udusengera kugira ngo dusoze neza ikiganiro kubaha Imana dusenge Uwiteka Mana igira neza ndagushimye ndaguhimbaje nongeye kukubaha ndetse no kugutinya ni ukuri ngushimiye ko wabanye natwe ukabana natwe kuva mu rugo kugera aha abana natwe mu kiganiro kugeza dusoje aka kanya komeza ubane na buri umwe wese uraha ndetse n'utaraha ubane na buri umwe wese uri bwumve iki kiganiro ubane n'uwo nzi ndetse n'uwo ntazi umbere hafi abavandimwe umbere hafi umuryango inshuti abavandimwe bo mu mwuka ndetse no mu mubiri Kristo mwiza rero nkuko wacunguye isi nkuko nta numwe wigeze uheza kugera iwawe ni ukuri komeza ufata abawe abo Satani ari kwiba abari gucika intege mu rugendo ni ukuri ubagaruza ukuboko kwawe kw'iburyo habwa icyubahiro rero shyirwe hejuru twe dutishwe bugufi kuko urahambaye uruta byose wakwizeye nta wakwiringiye ngo akorwe n'isoni ndetse nta n'uwagukurikiye ngo ayobe niyo mpamvu twakunambyeho niyo mpamvu dukunda ndetse ukomeza no kutuba hafi ni ukuri Kristo mwiza rero uhe big man umugisha ndetse ukomeze umwagure muri byose nk'uko ubikora rero tugiye gutandukana baguma amahoro ngenda amahoro ngo nsoza mu rugo amahoro ubishimirwe bisabye nizeye mu izina rya Yesu amen so Emi wakoze kudusengera kandi wakoze no kwitanga namwe mwakoze kuntumira mwibutsa ko twari turi kumwe na Mapu Group Limited ndetse na Mango 4G